yo Imana igutabare, Imana igukureho icyangiro. Ndagusengeye mu ntangiriro z'uyu mwaka umuryango ukarambirwa, kuko naterambere nawe ugahorana ubwihebe. Ariko turasenga Imana kugira ngo Imana yongereza n'ubuzima, Imana itugereze icyaka. Haleluya, Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mwese abankurikiye, yaba abo turi kumwe, yaba abankurikiye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku mugabane wa Afurika, mu migabane itandukanye y'isi. Ndabasuhuje mwese, inshuti zacu tubana, Imana ibahe umugisha. Ndabasuhuje mwebwe Imana yarinze ikaba itugejeje muri zimera z'uyu mwaka. Nukuri Imana igomeze ibashyigikire. Hari abantu benshi basoje umwaka batagikunda ijambo ry'Imana, batazi ijambo ry'Imana icyo ari cyo, batazi mu nzu y'Imana uko hasa. Ariko mwebwe tugifatikanyije, ndabakumbuye cyane, ndabasuje. Nari mbakumbuye arashize iminsi, araciye mwagahe. Benshi bagiye bamamagara ngo naguheruka, ariko nagarutse. Imana ishimwe cyane, turi kumwe kandi nari mbakumbuye. Tugarutse rero mu gice cya kabiri. Ubushize turi kumwe mu gice cya mbere tuvuga ku ijambo ry'Imana. Usanga uri Zaburi ya 11 umurongo wa 3 bivuga ngo imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Imana ishimwe cyane. Twabonye ibintu byinshi umuntu yakora mu gihe ifatiro zasenywe. Turibaza ngo ifatiro zisenywa hehe? Ifatiro zisenywa mu rubuhe buryo? Ifatiro zisenywa kuri bande? Ibintu nk'ibyo twasoje tuvuze ngo tuzagaruka tubivugeho neza kandi mu buryo bunejeje. Imana ishimwe cyane. Reka senge rero sabira umugisha mwebwe mwese mumurikiye, inshuti zanjye tubana, kandi nawe ugiye kubana natwe bwa mbere, hita ukanda subscribe kugira ngo bitazatugora kujya kukohereza link kuri WhatsApp, uzajya uhita ubibona mu buryo bworoshye. Reka mbasengere mbasabira umugisha kandi mbasabira imbaraga zo mu ijuru kugira ngo zururuke kubana namwe, kandi amaboko y'Uwiteka abaramire. Amen. Urakoze mwami mwiza, urakoze kudukunda, urakoze kukunda ngewe, urakoze kukunda icano, urakoze kukunda abanyarwanda, urakoze kukunda abakristo, urakoze kukunda abantu bose bo mu migabane itandukanye tubana mu buryo bw'ijambo ry'Imana, abashyigikira, abo duterana inkunga, abo dusangira ijambo, bose wagiriye neza ukabazigama ukabarinda. Ndagushimiye ko wabarinze kandi mbasabiye umugisha, iri jambo rishora imizi mu mitima yabo, kandi uzahura uhembure ibyacu byose byari byarazingamye, byari byaraboshywe, byari byarazimiye. Uyu mwaka tutangiye, imbaraga zo mu ijuru zibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Twabonye ubushize nababwiye ko ifatiro iyo zisenyutse, ni iki umuntu yakora mu gifatiro zamusenyukanye. Uyu munsi turaganira ku fatiro. Hari uburyo ifatiro zisenyukamo. Ifatiro zijya zisenyuka mu madini, ifatiro zijya zisenyuka ku gihugu, ifatiro zijya zisenyuka mu miryango, ifatiro zijya zisenyuka ku rubyiruko. Uyu munsi tugiye kureba ifatiro nizisenyuka mu ubuzima, icyo bita sante, ubuzima. Ifatiro zisenyutse, ubuzima bwawe, ifatiro zisenyutse, wakora iki? Nicyo uzakora mu gifatiro zasenyutse z'ubuzima, ni iki wakora? Twabonye bimwe, iyo ifatiro zasenyutse, iyo umuntu ahuye n'ibintu bimuca intege bikamusubiza inyuma, handi abona intumbero yari afite atari ko bigenze, Satani ajya kugira ngo azane ibintu, imbaraga zo kumucogoza zimukura mu murongo kugira ngo aburizemo umugambi w'Imana. Hari ibintu bigera kuri 6 ubushize twavuganye Satani ajya yitwaza, ariko
ndagira ngo mbabwire ko Imana turemeye kugira ngo tuyinezeze, twishime, tubeho neza, tunezerwe, turye. Imana niyambara ngo iratwima imyambaro, Imana nirya ngo iratwima ibiryo, Imana nizagenda mu modoka ngo irakwima imodoka, Imana nikina amafaranga ngo irayakwima. Nta kintu Imana ipfa no kuguha ibyo uyisaba. Ntabwo Imana izaza gukora ubukwe ngo irabukwima ngo wenze izabukore. Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, ibyo tubona ibyo dushaka tubibone. Ariko mu gifatiro zasenyutse hari uburyo Satani ajyaza agashaka kugucogoza, akakwereka ko Imana itakuzi. Haleluya. Akakwereka ko Imana yakwibagiwe, akakwereka ko mu mubare w'abazagirirwa neza, mu mubare w'abatabarwa, mu mubare w'abagirirwa neza, mu mubare w'abatunzi, mu mubare w'abashaka, mu mubare w'abantu Imana yanejeje utarimo. Ariko abari ni ibikangisho byo kugira ngo uve mu buntu bw'Imana. Imana itugire neza cyane. Hari ubwo abantu batarabiha agaciro cyangwa se batabyumva neza, ariko reka ngubye mu bintu bituma Satani ashaka kugira ngo aburize nk'umugambi w'Imana. Hari ibintu Satani azana akaza kubitambika imbere yawe kugira ngo uheranwe n'agahinda, kugira ngo ubusabane bwawe n'Imana bugabanuke, kugira ngo umubano wawe n'Imana ugabanuke, kugira ngo ibihe byawe n'Imana biveho, kugira ngo Imana ujye kure y'Imana, Imana ikubure, Imana bitakikubona. Ikintu cya mbere Satani azana gituma Imana itakubona, gituma ugaragara nk'aho utabona Imana, nugushaka nabi. Bene data, shuti zanjye, ndavuga cyane ahangaha ku bakobwa, kuba n'abasore batarashaka. Abakobwa n'abasore batarashaka, nimba ari ikintu gituma umuntu atabona ko Imana ikari, nimba ari ikintu gituma umuntu abona ko aho ari Imana yamwibagiwe, nimba ari ikintu gituma umuntu abona ko aho ari yariyobye, ni ugushaka nabi. Iyo ushatse nabi ugashakana n'umuntu utari mu mugambi w'Imana, aho ari uhura n'ibigeragezo bikakudindiza, bikagucogoza, ukicuza n'icyatumye ushaka. Hahandi ubona umuntu ugiye gukora ubukwe ukamubwira ngo ni ishuri, ni ibigeragezo, ari igikomere cy'uko washatse nawe. Icya kabiri gituma Satani azana imbere ya kugira ngo ube utabona Imana kandi iri mu buzima bwawe, nicyo bita urubyaro rubi. Nimba ari ikintu kigoye, nimba ari ikintu gihangayikishije ababyeyi, nimba ari ikintu gitumye ababyeyi bacitse intege, nimba ari ikintu gitumye ababyeyi basubira inyuma, bayihorana amaganya, nukubyara nabi, ukabyara umwana akakubera ikirumbo, ukabyara umwana ukamutwita, ukamurihira, akagusuzugura, nakubahe, nakumvire, nagendere mu muco umutoza, akagenda akajya umusazi, akagenda akava mu akareka kwiga, ukamurihira, ukamutoza inzira nziza, ariko akabyanga, akakubera ikirumbo, akajya yirirwa gutuka ku musozi, akayirirwa kuvuga ngo ntuzongere kumbyara. Icyo kintu kibangamiye ababyeyi, icyo kintu ababyeyi bavuga imirimo y'Imana, abandi bakavuga ati njyewe narashatse, njyewe naherekeje ababyaye, naherekeje. Nimba ari ikintu kibabaje ababyeyi, ni ugushaka, ni ukubyara nabi. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo tugiye gusenga Imana yongere igaruke ku bana banyu, yongere igaruke ku bana bawe, yongere igaruke ku bahungu bawe, yongere igaruke ku bakobwa bawe, ibahe uburere, ibahe gukurira muri Yesu Kristo. Imana itugiriye neza cyane. Icya gatatu twavuze, indwara zidashira. Nimba ari ikintu kibo gituma umuntu ahora mu bwigunge, gituma atagirana imishyikirano n'Imana, ni uguhora arwaye indwara zidashira, ugahora mu bitaro, umutungo urahashirira, udufaranga tukahashirira, agatungo ukakagurisha, ugakora ujya kwivuza, nta terambere, nta mishinga, muhora mu maganya, muhora mu ntonganya, abantu bakarambirwa, umuryango ukarambirwa, kuko nta terambere, nawe ugahorana ubwihebe. Ariko turasenga Imana kugira ngo Imana yongereza n'ubuzima, Imana itugereze. Icya kane, kwangwa nta mpamvu. Bene data, nimba ari ikintu kigoye, nimba ari ikintu kiruhije, nimba ari ikintu kidindiza umuntu, nimba ari ikintu gisubiza umuntu inyuma, ni ukwangwa nta mpamvu. Ejo bundi
Yosefu yigeze agira ikiroto, ararota byonyine abwiye bene se ngo narose. Warose ute? Arabaza ngo nagiye kubona ngo mbona twagiye gusarura ingano, ngo twikoreye imibe, ngo mbona duteye turuhutse, ngo imiba yanyiraguye, ngo wanjye usigara uhagaze. Batabagira iyereko. Bisobanurira yuko asobanukirwa yuko bose bazamupfukamira akabayobora. Yongera agira ikindi kiroto, arota ngo inyenyeri n'izuba n'ukwezi bimwikubita imbere. Kurota byonyine bitasohoye, nta viza, nta diplome, nta peri, nta mugabo, nta mariage, nta sheri, ibyo bituma abantu bamwanga. Baravuga ngo tuzarebe yakoze iki, tuzarebe yabagize ute. Hari n'igihe abantu mubana Imana yavuga ngo nzagukorera ubukwe, bagahita bavuga ati uzabukora tutakiri, nta kintu batwaye, kwangwa n'abantu. Bene data, Imana ibakureho icyangiro, Imana igukureho icyangiro wowe nkurikiye, Imana igukureho kwangwa. Uzi ko iyo wanzwe n'umuryango wawe n'abo mwavukanye, inshuti zawe zirakwanga, abo musengana bakakwanga nta mpamvu. Wahanura bakavuga ngo nabanza yihanurire. Waririmba bakavuga ngo uribona, wareka kuririmba ati ni umunyabwibone, waririmba ngo urishanutse, waceceka ngo aratumbye, wavuga ngo ni umusazi. Na iyo wanzwe abantu bakwanze, Imana igutabare, Imana igukureho icyangiro. Ndagusengeye mu ntangiriro z'uyu mwaka, mu mpera z'uyu mwaka turimo, Imana ibakureho icyangiro. Amen. Icya gatanu aricyo tujya ngo tugera ku ubukene budashira. Hari n'igihe ukena, hari ubwo ukena kugira ngo mu gitondo ujye mu materaniro ku cyumweru, bigasaba ko akenda wari wambaye uraro ukamesa ukagakamura, ukakaraza, ukamanitse ku matara, ukamanitse ku mwotsi. Hari n'igihe ukena kurya bikagusaba kujya gusabira, ukayagusura abantu utagombaga gusura. Hari n'igihe ukena kwisiga amavuta bikagusaba kujya gukora mu buto. Hari n'igihe ukena umuntu akaba atakubaza amayinite. Hari n'igihe ukena waguza no kuri wanaguza bakakubwira ngo sorry nawe mutiye bikagutenguha. Ubukene budashira, ugakena ugakora wacuruza bigahomba, ukadepoza n'abandi bikanga. Inshuti zanjye bene data, Imana ibarinde ubukene budashira. Imana ibakureho uwo muvumo. Ndawirukanye, nirukanye ubukene ku banyarwanda, nirukanye ubukene ku banyamasengesho, nirukanye ubukene kuri iyi cano, nirukanye ubukene. Icyo cyorezo ni kibi, gituma abantu bakureba, imibare ikaba ibihekane, abantu bakureba bakakuyoberwa. Ubukene butuma uhombana, ubukene butuma ubura ijambo aho warigiraga, ubukene butuma bagukura ku ntebe, ubukene butuma bagusohora no mu bukwe. Ubukene, Imana ikurinde ubukene inshuti yanjye, Imana ikurinde ubukene. Mboneraho no gusabira abashomera akazi, mboneraho gusomera abacuruzi, mbasabiye ibishoro, mbasabiye kunguka. Imana tugereze cyane. Icyanyuma, nimba ari ikintu kibabaje, nimba ari ikintu giteye agahinda, ni ugushaka n'ubyara. Hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo nkuramo isomo rikomeye, yararirimbe ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batama, Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yari Imana uzageza he, gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Nkahunga inzira nyabagendwa, nkanyura mu dusesero, kandi mfita masezerano atabarika wamaye. Hari n'igihe uba mu materaniro warashatse ukamara imyaka 10, ukamara imyaka 20, umuntu ushatse ejo mu gitondo agashima Imana ngo Imana yamaye umuhungu.
ushatse atabaza imyaka ibiri agashimana ngo Imana yamaye impanga. Yo, wamaze imyaka 10, umaze 20, umaze 30, nimba ari ikintu gituma uhora mu bwigunge utabona Imana kandi ni ugushaka n'ubyara. Imana ikunda icyo kintu. Hari abantu batarabyumva, abantu bafite icyo gishako nibo babyumva. Gushaka n'ubyare birababaza, gushaka abandi ukabona abana batamba, ufite ibiryo biri kumeneka, ukabura kana wabika, ubika n'abandi babirwanda ukaba bati yo yabakirimo akanje. Imana ibahurutse. Ndabasabira urubyaro, ndabasabira umugisha, Imana tugire neza cyane. Ijambo rero ngo ifatiro nizisenywa. Ibyo ni ibintu Satani azana imbere yawe mu gifatiro zagusenyukanye kugira ngo ubure ibyiringiro, kugira ngo usubire inyuma, kugira ngo udasenga, kugira ngo utaba imbere y'Imana, kugira ngo utaba mu masezerano, ugasa nk'uvumba amashimwe y'abandi, ukarebera mu madirishya abandi bashima, ukarebera mu madirishya abandi bavuga imirimo y'Imana, bavuga imirimo y'Imana, ukumva uravumba amashimwe y'abandi. Ariko ndasenga kugira ngo Imana yongereza n'ubutabazi, Imana ikuzabure, Imana izuri byawe. Ariko ngo haraho ngo najyaga ngo nahunze inzira, ngo nyabagendwa, ngo nkanyura mu dusesero. Hari n'igihe uba mu buzima bw'ubushomeri, hari ako kantu twakavuzeho, ubukene budashira, ukaba mu bukene budashira, ukaba mu madeni, kurya akaba ari ideni, kwambara akaba ari ideni, ikintu cyose ari ideni, gukaraba ari ideni, ukajya ahantu hose wagira amadeni, waba ujya kugenda ukagenda uhunga umuhanda, wahura n'umuntu ugatubona uramura imideni ugakweba, wajya kuri butike ukabona hari uwari ideni ugakweba, ugahunga inzira nyabagendwa, ukagenda unyura mu dusesero kandi ufite amasezerano, ufite nzakugira neza, ufite amasezerano y'uko Imana izaguha akazi, ufite amasezerano y'uko Imana izakurengera. Ariko ndajya ngo ngubwire ngo ukomere. Turasoje. Niki twakora? Uyu muntu ijambo ravuga ngo ifatiro nizisenywa. Ifatiro nizisenywa. Umunyamasengesho azakora iki? Niki wakora mu gifatiro zasenyutse? Niki wakora mu gihe wabuze ibyiringiro? Niki wakora mu gihe urubyaro rwabuze? Niki wakora mu gihe akazi kabuze? Niki uzakora mu gihe abakwanze? Niki uzakora mu gihe abana bakunaniye? Niki uzakora mu gihe wabuze urushako? Ndagira ngo ngubwire ngo ikintu cya mbere ni ugusenga. Amasengesho ni urufunguzo, amasengesho ni urufunguzo rw'ibisubizo. Amasengesho yaranze abayuda basenze, Imana imanura amatangazo, inzandiko bari bohereje mu bihugu 127 yuko abayuda bagomba kwicwa, inzandiko zivaho. Amasengesho yabaye kubitorero, basenze Hamani, basenze Petero ari muri ngereza, marayika amanuka mu ijuru araza. Amasengesho yabaye, haleluya, yabaye kuri Shadraka, Meshaki na Abedenego, bagira ibihe byo gusenga, baba imbere y'Imana. Imana yumva amasengesho, imanukira no mu muriro. Amasengesho yabaye kuri Daniyeli, Imana amasengesho amanuka nawe mu rwobo rw'intare. Amasengesho ni ikinyabiziga ndakumirwa. Amasengesho azamuka akagira imbere y'Imana, akagenda akakubariza, akazana ubutabazi. Ikintu cya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ukwizera, icya gatatu ni ukutajya mu byaha. Haleluya, Imana ishimwe. Dukwiye kuba mu buzima busenga. Umukozi w'Imana Yosefu yarasenze, aririnda, yirinda ibyaha, yirinda umugore wa Butifari, yirinda kugwa mu byaha. Hari uzabona amahirwe, opportunity ziri aho ngaho Satani akuzaniye imbere, ariko ari kugira ngo ugwe mu byaha. Uzakomeze usenge, uzakomeze ukiranuke, Imana itugirire neza cyane. Muzasenge, mugume imbere y'Imana, mwizere kandi wirinde ibyaha. Ibyo nibyo bintu bitatu ugomba gukora mu gifatiro zasenyutse. Nubikora ukirinda, ugasenga, ukirinda ibyaha, ugakiranuka, nakabuza ubutabazi buzaza. Imana izamanuka kugira ikibazo cyawe, Imana izururuka igutabare, Imana izururuka ikurengere. Imana itugirire neza. Amen, amen. Reka mbasengere Imana. Turagushimiye Mwami mwiza,
birashoboka yuko hari abantu benshi ifatiro zari zisenyukanye, hari abagabo ifatiro zari zisenyukanye, hari ababyeyi ifatiro zari zisenyukanye, hari abasore n'abakobwa ifatiro zari zisenyukanye, ariko tumaze kumenya neza yuko dukwiye kugomeza tugasenga, tukaguma ku birindiro, tukirinda ibyaha, tukagomeza gukiranuka, tukagomeza kwizera. Ibyo nibyo bizatuma imbaraga zo mu ijuru zururuka, izo nibyo bizatuma uzanye ubutsinzi. Urakoze kuko abantu bamurikiye, urakoze kuko amasengesho dusenze agiye kuzura, agiye guhembura imitima y'abari baguye mwuma. Urakoze ko aya masengesho akoze ikintu gikomeye muri uyu mwaka dutangiye, abantu ukaba wongeye kubazura, ukongera kubahembura, ukongera kuzura ibyabo byapfuye bikongera bikabaho mu izina rya Yesu. Amen.